yabimenye wenda turasaba imbabazi wasanga atari yamenye ko ari umudamu wawe uriya ni umudamu we nagaruka rwose ujye umwakira sheri bose irukana umugore wari ufite amarinya ameze nka ipine ya bisi aza niwe ufite ikitariho umva Licky wibuke ko nigeze kukubahaho rero witonde ntazakubahuka urumva wangegeraho wow ninjye nyirurugo ibizaba byose nzabyirengera ibibazo byose niteguye kurwana nabyo sheri ubundi bugiye hari ibintu mba ntaniyumvisha iki nibaza ukuntu umugabo nka Mbanda uzi yirukana umugore mwiza nka Aline umugore Aline uramuzi yazanye akagore ntakarebye ugiye nkaburira na forume nta maguru nta mutwe nta kibuno na urase noneho kigitangaje umugore w'abandi ngo akamuzana mu nzu y'umugore we aho babanagamo ayarangiza byari ibintu mba numva kabisa sheri byumve rero byarabaye nta n'ikintu wabihindura gusa uzagerageza umugeni inama kuko ararutanze pe inama Mbanda namugiriye inama inshuro irenze imwe ebyiri kenshi twicaranye tukiri n'abasore na ryari ariko sheri ntabwo bivuze ko ugomba guterera iyo ni inshuti yawe byarenze ihaniro reka mwihorere Imana izagira iki munkubitire ikinyafu ubundi mushyire ku karubanda isi yose mubone kuko uriya si umugore wo kubaka yazanye shayi cyacu umva kumerwa mazumirwa nawe ubundi Aline yarambwiye ko nyine twaravuganye arambwira ariyakiriye mu cyaro nyine ameze neza yambwiye ko na nyina amubwiye ngo ntazagaruke nawe kubera ukuntu yagiye yarabaye noneho ikintu kibabaje yamenye ko nyine umugabo we yazanye ko ari akagore mu rugo yarambwiye ati umva bazabane batunge batunganirwe ntajye gukomeza ubuzima nyine habeho mu byibana nyine abimenyere gusa birababaje nyine kumva gusa kumva Aline ukomeze sheri uzashaka umwanya genda mu cyaro umusure umunyamakuru yarenzeho atazabona ko twabanaga nawe kubera ko twari turi mu mujyi twese gusa buri ikindi kintu kimbabaza ni kariya gahungu kanjye nabyaye muri batisi uko kagiye gukura uburere ntabwo abona kuba ari kumwe na mama we kandi yari mukuru byibuke ko mama we bamugiraga arabibonaga cyane buriya nawe niwo mutima azakurana njya ndibaza ibyo bintu ikintu tuzabwirira umwana namara gukura nkumva ni ikibazo ariko kamubwire sheri niba ari ikintu kibabaza mu buzima ni ukubyarwa n'ababyeyi babi ukavuka kuriya muri buriya buzima bizwi n'uriya mwana cyakora Imana dusenga izadufashe satani ntazigere yinjira mu rugo rwacu natwe bizarangire nko kwa Mbanda ariko nk'ibintu kuba mu rugo rwanjye igihe ibyo ngibyo ntabwo byashoboka kwa Mbanda se bo ntabwo uryobe ukuntu bakundanaga hari wari uzi ko byagenda kuriya sheri twagiye no muri byinshi reka ngende ahubwo ariya mafaranga uze kuyajyana kuri banki kandi numva ntongere kwibagirwa si kwibuka uce ku isoko tongera kuvuga bya bintu ngo twaraye turiye nabi oya wowe ugomba kurya neza kubera ko wose ugomba kwiyitaho anise we sinabi ego se kuko imbuto zawe zurumva ari ikibazo gikomeye cyoroshye se aho basi bye bye sheri umunsi mwiza nawe Mbanda twawe na filime niyo mpamvu utanyitaho uburangaye ako se wowe amazi uri kwiyahuza uzi ko nsanze nawe ariyo wari uri kunywa akaba ariyo munsanganiza se shoka agasego uba wagatambikiyemo iki reka mba mvunika ijosi nkukuyeho ntavunika niyo mpamvu ariko nawe usiga ufite inda barabibonye ko yaje cyangwa ufite inda pe amezi yose tumaranye sinda nari nyifite ndi kugufata neza nyine ukwiye kugura ura rero
ni nayo mpamvu ushaka uko uri kumfata neza hagira ikindi cyiyongera ese nyine be dushaka ko tubyara umwana ariko sheri nanone urabigaruye rero biju njye kubera ko buriya narimenyereye kuba ndi kumwe n'umwana pe mba nkumva umuntu wita papa kandi rwose byanyura nanjye nkubwize ukuri ujye umenya yuko turi abasirimu dukwiye kuzajya dukora ikintu cyose twagitekerejeho ibintu byo kubyara muri aka kanya njye ndumva atari tayari pe ntabwo uri tayari gusa ntikibaye icyumweru cya kabiri nkubwira ngo wigire hino ngo urarushye izo mpamvu utangiye ubwo urumva zumvikana koko biju arega mba niriwe no mu mirimo myinshi akenshi usanga umugongo uri kundya kuki utanyumva ariko hari indi positeri twahindura niba imwe cyangwa ebyiri zakurambiye tukagira ukundi tubigenza ariko tukanabyara se nawe ujye unyumva ariko ujye unihangana si wambwiye ngo uzandinda kumbabaza kuki utangiye kumva ko wambangamira koko use gukora ikintu tudahuje wishimiye njye ntakishimiye byakumarira iki yego nyine aho se ubona hari icyo nakora ngo nkwiteho ariko pe nkeneye umwana ntuzabone yuko mbanda nyiri umugabo rero uzi ko hari abantu basigaye banyibeshyaho bagashaka kunyita umuhungu nzamuguha ese kubivuza ubabaye hamwe n'Imana nyine ntumva ko iryo rinyuze rwose ngo sheri umwana kabyarane n'imiri cyangwa n'inturo yo mu rubingo nta soni genda ubyarira toto ndogo mwana duna hey barakubeshya mbona usigaye umeze nk'urumindu rwa nyagiwe byagenze gute mwana ese maraka kanya ubaye imbwa se ariko mwana ubu bici binjije muri iyi nzu we nta kintu ubona ngenda kubwiza ukuri nsigaye mbona boss asigaye atekereza nk'umuntu ucuramye kandi namwemeraga nzi ko ari umuntu w'umugabo ni gute yirukana amabuja akazi twiyumvikanaga nta kintu nari muburanye akazana turiya tuntu ntazi iyo twaturutse mani nyine nsigaye nitekerezaho nkavuga reka nzakubita umuntu wapfuye cyangwa oya ntabwo numva ari cyane wapi mani ntuzakubita umuntu kubera ko ibyo bivugisha wewe niba aragusumbuwa ngo ubibone umva ndakaswe ngewe urabizi ansuzugura gato urufunguzo rwa stock no kwita nshyira muri toilette abakobwa ndabarwaye ejo bundi bankuriye aho gira inama nzakubita umuntu uvanga wenda bapfuye uvanga sugi ntajya mageragere we banasuzuguye n'abagore mwana tuza ukumva tuzabashakira icyo tuzabakorera mani gake no kurya ari ikibazo abandi baba bashaka kumbuza kurya nose we nakubwiye ngo icyo ubundi reka banabikwima we narakubwiye ngo mbere yo kubacaho jya ubanza unceho nyine washatse kundengaho nyine ujye kubacaho reka bajye bakwereka ko bakurenze wagaretse tukabudunda ntabwo ntarenze we cyambere cy'umukuru wawe ejo bankoreye ari we babikoze warya umuntu twaje gake ngo naserera na garafurere ndabyihorera ariko na n'izi sawa biracyambye abantu urabona nta bakonje byibura sawa uragucishijemo urushyi bihenze urushyi ibintu bankoze ibyo bagukora ari byo uzabishyura sigamo n'amajyani mani bane baretse ukijya yewe amajyani se niba barakwicisha n'inzara kabisa biriya bintu rero buriya baba bakora njye ntabwo mba mbyiyumvisha reba we nuko namukubise igitangaje se ni ikihe kiri muri iyi ahubwo nawe bataraguceka ubundi ko nubwo uvuga ngo warashatse ubona utagifite ubwana bwinshi mu mutwe
niba warashatse ko wakubashya umugabo wawe ikindi ni gute ushaka ntubwire mama ko washatse naramuka bimenye bizagenda bite unyumvire umaze guhaga ibondo riregutse itama ribaye itama ibuno ribaye ibuno utangiye kurengwa ntabwo naje hano ari imihindo yawe washyushye nawe ntabwo ari wanshyigikiye nari nashyushye kukurenza ubu mama naramuka bimenye ko washatse ntumubwire bizagenda gute uzavuga ikihe cyongereza cyangwa uzabimushyira atari ako kanwa kawe kakunaniye nzibeshye numve ngo waraturumbutse cyangwa wamuhamagaye cyangwa wakoze iki cyangwa wamutumyeho umuntu umubwire ko nashatse uzambona nindakubwira ubundi ko nashatse umugabo nese washatse imbeba njye nashatse amafaranga ako ni kama amafaranga niyo yanzanye muri uru rugo nimara kuyabona umva iyi ni business ndimo reka umunsi yungutse nzayihagarika iyo mishinga yawe se nindayikwigiye mukobwa byose birakureba kareka nkubwire alliance ujye control ubugambo uvuga ujye umenya ko ndi mukuru oye njye mbarumbwira umunsi mama zabimenya bizagenda cecekaho mama ariko mama amenye iki mama kakwiye kuza hano mu mujyi aje kwicara mu nzu yo nsuzavuga ko ayitoraguye mu nzira nanyaze ingegera y'umugabo itazi ubwenge none baze namenya ko ashatse umugabo wari ufite undi mugabo ariko bizagenda gute kubwiyaza bibwirwa nande atari weho ugira amagambo yakunaniye ngereka nkubwire nushaka wisubireho kandi ibintu ndi kukubwira ubyigeho haguruka ibyo biraza kugukora haguruka ubwo umaze guhaga imitsi ya mbanda urarenzwe ngo umugabo ngo mama hasoni karariye karatumbye karatumbaraye none gatangiye kuvuga ubugambo budafite agaciro yewe byose ni ngewe ntabwo wabona ugiye gukuramo ibyo usanzemo ugiye kubikuramo se niho wari uri kubireba hasi kumbwira nabi mwana ngiye imishira mwazanye muri inzu gihe ntangaza ariko sabira tugisha ukuri ubone mbere ko twari tubanye neza ntari bitwagiranaga ubundi wahindutse umva kera hari kera ni mukuru wawe wakongoje mugera ahangaha mwigira intare kwa mazi mbese urumva warabyimbye urarenze shaka nta muntu kamara ku isi ubwo wigira ibiki aha waje ejo n'ejo bundi byahindura kuko urambaza iki we have nothing nta kintu dufite twese ariko gerageza uce bugufi mwana uri igiki se muri uru rugo ku buryo wagira icyo ntwara ntacyo ndicyo ntacyo uri cyo reka nkubwire izina ry'Imana uzakucunga yego ko ndana wigize rambo mu bisheke usigaye ugendana na kutose niba wiyanga rizanagucike unarivuge ngo wenda ndaza kukigukochora why last warning ubwire mukuru wawe natagenza gake uzamutwara iki ndarahiye la yego ko ndabona ibyano bitoroshye wa mururumba wawe kakaboko karekare kakunaniye ubu koko unciyeho ujya muri frigo utambajije ujya he nurikanze ko uri queen w'ururugo nta kintu bimaze hano mu rugo ariko watuje wakanyoniwe urakanyoni gato nta tubaba nta turo ariko uba wibyimbije wiremereje wacishije bugufi ubu nta bindi wibagiwe wagiye unyubaha nta bindi wibagiwe byiki se komeza ugapfe nta kinyabupfura ugira ntabwo uzongera kumbaza utugambo ufite ikiwe ntiwanyobora hano mu rugo ako kuki ugira inda ndende mukuru wawe asiga iposho rihagije ngibyo wahaha ndahaha uhahira urugo ariko nibyo umugabo wawe reka da ubundi ibi turimo ntibyari bikwiye ubu ngiye kuzahangana nawe uzaruvamo dusigaremo nkuko ari ne yaruvuyemo haruzamo uranyumva neza ubu ngiye guhangana nawe umenye uwo ndiwe ikipe ukirana nawe ntayuzi kuvugisha urunwa gusa ko nta kintu uza ngo nkore umva we ikinjiye muri iyi nzu ntacyo uzi hanyuma wamubwira kandi nzaguturikana urumva urenze kandi ntabwo nzi rero nta mwanya ufite guterana umugambo nawe naje usanga uri ikigo kiri fatwa ibyo warushe gufatwa fatwa ibyo warushe gufatwa